Nabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe wowe udukurikiranye aho uri hose mu izina rya Yesu Kristo. Ni mu kiganiro cyitwa ngo imenyekane ku iteka ry'Imana ugezweho na Prophet Robert. Ndifuza rero ko none dukomeza gusangira ijambo ry'Imana. Ndifuza ko uyu mwaka ari imenyekana ku buzima bwawe. Rero aho uri hose wowe mu gihugu cyacu yaba mu Rwanda cyangwa se mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya n'ahandi wa Amerika n'ahandi hose muri Australia, ahantu hose uri, ndakwifuriza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Rero guhaye ikaze muri aya masaha, hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, wizere iri jambo kuko bigiye kumenyekana ku iteka ari we Mana. Rero nguhaye ikaze aho uri hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Wajya udukurikirana buri gihe mu kiganiro kivuga ngo imenyekane ku iteka ari we Mana, ndetse ukaba wakora subscribe ku kiganiro cyacu kugira ngo ujye uhora udukurikirana, yaba ikiganiro kivuga ngo imenyekane ku iteka ari Imana ndetse n'amateraniro yacu tugira ya buri gihe tuba dusenga Imana. Kandi ndimo ndateganya kuzakora ikiganiro kiri live aho uri hose, ngasengera abantu live, ukamamagara aho ndi nkagusengera. Waba uri mu Rwanda ukamamagara, waba uri hanze ugahamagara kuri WhatsApp cyangwa se ugahamagara nimero nkagusengera. Ndashaka kuzakora ikiganiro cyo gusengera abantu, umamagara mpita ngusengera direct. Hagira icyo Imana imbwira nkakikubwira, ko ndashaka ko hari imenyekana ku buzima bwawe, ko hari ibyo ndambiye ku buzima bwawe, ubuzima ubayemo, ibikugoye, ibikunaniye, ibikuruhije. Humura, umwana w'Imana. Ndifuza rero kumenyekana ku iteka ari we Mana. Habwa umugisha n'Imana. Rero aho uri hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dufate akanya ko gusenga Imana. Cya bugufi nawe aho uri dusenga Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimye kuri Imana idahinduka. Bana natwe muri aka kanya, turifuza ko hari imenyekana ku buzima bwacu, ubuzima bw'abana bawe badukurikiranye ijambo ry'Imana, bibabere ijambo ry'umugisha, ijambo ry'ubutsinzi. Kandi Imana, buri wese waze kwifuza kwe muri iri jambo rimuhindurire ubuzima. Urakoze Mana ko ugiye kubana natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, dusome igitabo cy'umuhanuzi w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana, cyangwa se abenshi bakitwa ngo iyi Mukamisiri, cyangwa se cyitwa Kuva. Turasoma igitabo cyitwa Kuva ibice 12 n'umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'umugisha, ijambo tumaze gusoma, ijambo ry'ubutsinzi. Ese wari uzi ko Imana ikuzi? Wari uzi ko intambara ucamo ibikugoye? Wari uzi ko Imana ikuzi? Shima Imana ko Imana ikuzi. Ese subiza amaso inyuma urebe ibyagwigaga n'ibyakurwanya. Ese nibo warapfuye? Ese niki watanze? Reba abapfuye ugasigara. Nuko Imana igufiteho umugambi. Gira umutima ngo tuza mutima wanjye kuko Imana ifiteho umugambi. Haleluya. Rero Imana irakuzi. Ngo Imana yitegereza Mose na Aroni. Ndagira ngo Imana yitegereze nawe kwitegereze. Twishiraho Mose na Aroni, bari mu gihugu kibaruhije kandi kibagoye. Nta buryo bari bafite, nta n'inzira babonaga, nta n'ubutabazi bari bafite. Aho niho Imana yari imaze kubwira Mose ati, genda muri Isirayeli ubwira bwoko bwanjye, abana banyu, babwira ati, giye mwazengurukiye umusozi kirahagije, mugiye gucyamika. Babwira ati, mugiye kuva mu gihugu cy'uburetwa mugiye mu gihugu cy'i Kanani, mugiye mu gihugu cy'umugisha. Ndagira wowe nkurikiranye aho uri, igihugu wari urimo kikugoye, ubuzima wari urimo bukugoye, nicyo gihugu cyawe. Igisuzuguro wari urimo kikugoye, ubukene wari urimo cyangwa se uburwayi bwari bukurembeje, imuka muri icyo gihugu. Hari igihugu Imana ikuzaniye, hari igihugu Imana iguteguriye. Oh, haleluya. Sizera Imana n'Imana igufiteho umugambi. Irababwira ati, mugiye kuva mu gihugu cy'uburetwa mugiye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Birashoboka ko ari mu gihugu cy'uburetwa, birashoboka ko ari mu gihugu cy'ubusuzuguye, birashoboka ko ari mu buzima bukugoye, ariko tuzi umutima. Imana ikwikuye mu kindi gihugu. Injira mu gihugu cy'amahoro, injira mu gihugu cy'umunezero, injira mu gihugu cyo guseka nk'abandi, injira mu gihugu cyo kongera kugira agaciro, injira mu gihugu cyo gukizwa wowe wari uri mu byaha, injira mu gihugu cyo gutera imbere. Uzi ko hari igihe umuntu aba mu gihugu cyo kudatera imbere, cy'ubukene, cy'inyatsi, ikintu cyose ukora kikanga, ugasanga ahantu hose ntibyemera. Ariko Imana nigukore muri icyo gihugu, winjire mu gihugu cyo gucuruza bikemera, cyo gukora bikemera, mu izina rya Yesu Kristo. Izera Imana. Imana yitegereza Mose. Nakubwiye ngo Imana niyo kwitegereza umugabo nkurikiranye, Imana niyo kwitegereza mama wishwe n'amarira n'agahinda, Imana niyo kwitegereza umukobwa wabuze uburyo, wa musore wabuze inzira. Imana niyo kwitegereze igukure muri icyo gihugu wari umazemo imyaka kikuruhije. Imana ihindura ubuzima bwawe. Imana yitegereza Mose, irababwira, yababwiye ibintu bigera muri 5.
nibyo ngira ngo nawe mwifurize kuri umunsi wa none. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana uku kwezi ni ukwezi kumugisha ku buzima bwawe. Uyu ni umwaka w'umugisha ku buzima bwawe. Nubwo utabona inzira, tuza umutima Imana ikweretse inzira. Nubwo utabona ubutabazi, Imana yakuntumye mbwira ngo ni Imana itanze ubutabazi. Oh haleluya. Nubwo utabonaga ko wazaseka nk'abantu, ariko Imana iragusekeje. Ese wari uzi ko yasekeje Sara ko naje kugusetsa? Ati iragusetswa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana irangije irababwira ati rero mbakuye mu gihugu cy'uburetwa, mbakuye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Irababago kandi mu mezi yose mwababaye. Wari uzi ko Imana izi amezi wababaye? Wari uzi ko Imana izi iminsi warize? Wari uzi ko Imana izi amajoro wagiye ubura ibitotsi? Ibwira Mose na Aroni ati ku kwezi, ati mwarize amezi atandukanye, atari ku kwezi ugiye kubabira ukwezi k'umugisha. Umashuti yanyu nkurikiranye, uku kwezi uhagazemo uyu munsi y'itariki cy'Icyumweru, Imana ihinduye ubuzima bwawe. Ibyo utabonye ugiye kwibona, ibyo washatse ukayibura Imana irabizanye mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi ndatura ubuzima bwawe, ni kukubera ukwezi k'umugisha, ukwezi ko kubona akazi, ukwezi ko gushaka, ukwezi ko kubyara, ukwezi ko gutera imbere, ukwezi ko kugira amahoro mu rugo rwawe, ukwezi ko kugira agaciro mu buzima bwawe no mu rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Iravuga ngo kandi mu myaka yose mwababaye, mwarushye, mwaremerewe, uyu mwaka uzabera umwaka w'ubutsinzi. Umva nshuti yanyu nkurikiranye, reka uyu mwaka ubere umwaka w'ubutsinzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ni Imana igufiteho umugambi. Nakubwiye ngo ndifuza ko menyekana ku Uwiteka arema. Imana iribwira Mose na Aroni, yababwiye ibintu bigera muri 5 mu migisha Imana igiye gukora. Irababwira ntabwo Imana ipfa kuvuga, Imana ivuga yatekereje. Icya kabiri, Imana ikavuga izi neza ko ikivuze izagisoza. Muri kamere y'umuntu, umuntu yemera ibintu atazashobora, ariko Imana ivuga yatekereje. Shite yanyu nkurikiranye, nuko Imana igufiteho umugambi. Hari icyatumye iri jambo rikurikirana, hari icyatumye ujya kuyitumbuka rikurikirana, hari icyatumye udukurikira kuri radio cyangwa se kuri TV. Nuko Imana igufiteho umugambi. Niho Imana yantumyeho. Imana irambwiye ngo tuze umutima, uku kwezi ugiye kubona impinduka. Uyu mwaka ugiye kubona impinduka ku rugo rwawe, ugiye kubona impinduka ku buzima bwawe. Ni Imana itanze icyerekezo. Rero Imana ibwira ba Mose irababwira ati rero ati uku kwezi uyu mwaka zakoramo ibintu 5. Ngira ngo nawe mwifurize aho umurikiranye aho uri hose. Icya mbere Imana irababwira ati uyu mwaka zaca agasuzuguro ku buzima bwawe. Imana irababwira ati uku kwezi ikintu cya mbere bari basuzuguwe, bari barambuwe agaciro, nta jambo bagiraga, ariko Imana yabangwa ikintu cya mbere ngomba gukora ku buzima bwawe, ndaca agasuzuguro ku buzima bwawe, ndaca agasuzuguro muri business zawe, ndaca agasuzuguro ku batware bawe, ndaca agasuzuguro ku bafasha bawe, ndaca agasuzuguro muri famiye yawe. Umva shite yanjye ngubwire, Imana ikiye agasuzuguro akariko kose wari ufite. Uzi ko ari igihe umuntu agira agasuro kazwi n'umutima we? Uzi ko umuntu agira agahinda kazwi n'Imana? Ariko umva ngubwire shiti yawe, Imana ikiye agasuro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Irababwira ngo kandi icya kabiri, iravuga kandi icya kabiri, mvumuye izina ryanyu. Bari bafite amazina yavumwe, bari bafite amazina atabasha kubateza imbere, bari bafite amazina atabasha ko hari icyo bamarira. Hari igihe umuntu abo ugasanga mu by'ukuri ntazi icyo azira, ariko izina rye bararitongereye. Niyo muzumva amazina ukumva izina, nawe umuntu yavuga izina rye ukumva harimo akantu, ukumva izina araho riva. Kubera iki? Niyo mpamvu Yabesi mama wamubyara ngo yamubyaranye agahinda, arangije amwita Yabesi, bisobanura ngo gahinda. Yabesi akura ubuzima bwe bwose yishwe n'agahinda, aho yageraga hose yabaga afite agahinda. Kubera iki? Mama yamwise Yabesi. Imana ibwira Mose na Aroni ati icya kabiri nzavumura amazina yayo. Ubwo amazina yitwaga atazatera imbere, atazashaka, atazabyara, atazaguka, nta kintu bazageraho. Imana bati mvumuye amazina yayo. Ndagira ngo nawe nkurikiranye, Imana nivumura izina ryawe, nirihesha agaciro. Yabesi ngo amaze kwisobanukirwa aragenda arasenga, avuga ati Mana waramukesheje izina ryanjye umugisha, nzagukorera. Imana avuga ati usabye neza. Ndagira nawe ngubwire shiti yawe, Imana nihindura izina rya kaka nirirapefomeneda. Iryo zina ryawe imivumo yari ikurikiranaga, nyabingi zari ziriho, imitongero ibyo ari byose bihagaritse ku buzima bwawe. Ndatura ku izina rye ribaye ry'agaciro, rizaba izina ry'agaciro, rizazamuke, rizatura hagutse, rizaba ishanga ridasanzwe, rizaba amazi ibirori itangaza ku Uwiteka. Irababwira ati cya kabiri nzavumura amazina yawe. Imana nivumura amazina yawe mu izina rya Yesu Kristo. Icya gatatu Imana irababwira ati kandi nzagushira hejuru. Irababwira ngo kandi icya kane nimara kuvumura izina ryanyu, ati cya gatatu kintu nzakora, nzashira hejuru izina ryanyu. Ntabwo uzaba uwo hasi, uzaba uwo hejuru.
nagira ngo uyu munsi wa none Imana izamura izina ryawe. Wowe unkurikiranye, Imana nizamura izina ryawe, Imana nizamura agaciro kawe, Imana nikugaruka yongera izamura imbaraga zawe, Imana nizamure business zawe, Imana nizamura urugo rwawe, Imana nizamura ubumenyi bwawe. Iravuga kandi zazamura izina ryawe, nzongeza izina ryawe. Imana nizamura izina ryawe. Imana yazamuye izina, Imana yazamuye izina rya buri wese nawe utarimenya. Birashobora ko waranye izina rifite agaciro ku buryo ryatewe agaciro. Birashobora ko wahoze wubahwa ariko byavuyeho. Birashobora ko wahoze nawe ufite igitinyiro cyangwa se abantu bakurinda aho wije hose bakapfukama cyangwa bakakuramya ariko ubu nta na kimwe. Ariko nagira wowe unkurikiranye aya masaha, Imana yongera izamura izina ryawe, nishira izina ryawe hejuru. Niba iwanyu bateregeze batera imbere, wowe tera imbere. Niba iwanyu nta muntu wigeze uzamura izina ryawe, Imana nizamura izina ryawe. Ukwira izamura kandi nawe uzamura icyo cy'Uwiteka, menyekane ko Uwiteka ari Imana mu izina rya Yesu Kristo. Icya kane, Imana irababwira ngo kandi icya kane nzagura, hari icyo bita kwagura imbago. Nzagura imbago zanyu. Imana kwagura imbago bisondora ngo Imana iguhaye umugisha w'amajya n'amaza. Icyo bita kwagura imbago. Kwagura imbago ni ukwagura imbago buri hantu hose, aho wimukiye hose Imana ikaguha umugisha. Wavuga ati ngiye hazi, Imana ikaguha umugisha. Wavuga ati ngiye gucuruza ibi, Imana ikabiha umugisha. Wavuga ati mpinduye business, Imana ikazuha umugisha. Wavuga ati ndifuza kuba nakongera ngakora ibi, byose Imana ikabiha umugisha. Icyo bita kwagura imbago. Imana ni kwagura imbago mu izina rya Yesu Kristo. Imana yaguha imbago, ikintu cyose ukoze ugambiriye kikubera cyiza mu izina rya Yesu Kristo. Akira kwagurirwa imbago mu izina rya Yesu Kristo. Icya gatanu, Imana irababwira ngo kandi icya gatanu iravuga ngo nzabaha kurama. Burya ibyo byose ubikoze, iyo migisha yose uyikoze udafite kurama, udafite isezerano ryo kurama, ntacyo wageraho. Dufite abantu benshi bagiye bakomera bagapfa bataramye. Dufite abantu benshi bagiye bakomera bagapfa nta gaciro bafite. Dufite abantu benshi bagiye bakomera ariko impfu zabo kumva ntizisobanutse. Ariko Imana ivuga ati muri iyo migisha uko ari ine mbemereye, ati umugisha wa gatanu ni uwo kurama. Iyo umuntu aramye avuga imirimo itangaza Uwiteka yakoze. Nusoma muri Zaburi 117 umurongo w'118 niko ijambo ritubwira. Reka twasome kugira ngo tubashe kuhumva, kugira ngo iryo jambo turyumve. Ijambo Dawidi yavuze, yaravuze ati nge sinzapfa, nzarama nekerereza abantu imirimo n'Uwiteka yakoze. Imana igitanga kurama. Zaburi 118 umurongo wa 17. Nagira ngo twumvire ijambo, turebe igira isezerano rya gatanu rivuga ngo kurama. Kandi iyo umaze kurama uvuga imirimo n'ibitangaza Uwiteka yagukoreye. Iyo uramye uvuga ineza y'Imana. Imana yavuze ngo ntago muzapfa, muzarama. Dawidi yaravuze ati rero Zaburi 118 umurongo wa 17 haravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama nekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Yesu ashimwe cyane. Iri sezerano rifite agaciro. Ndagira ngo nature ku buzima bwawe, ntabwo uzapfa, uzarama. Akira kurama. Ibyo byari bikwebesheje, iwanyu bapfa bakenyutse, iwanyu bapfa badateye imbere, iwanyu umuntu ajya kuzamuka agapfa. Nirukanye umwuka w'urupfu ku buzima bwawe no ku bana bawe no ku mugore wawe no muri famiye zawe. Ndatura kurama, ahubwo uzavuga imirimo n'ibitangaza Uwiteka yagukoreye. Iyo migisha uko ari itanu yakira mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Tuza umutima, humura, uku ni ukwezi k'umugisha ku buzima bwawe. Tuza umutima, humura, uyu ni umwaka w'ubutsinzi ku buzima bwawe. Ndagira ngo utangarize ngo ibyo Imana yavuganye nawe byose uyu mwaka ukwezi bigiye gusohora mu izina rya Yesu Kristo. Imana irababwira ati ukwezi kuzabera ukwezi k'umugisha, kandi uyu mwaka uzabera umwaka w'iki? W'umugisha. Aho uri hose akira imigisha iva ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Komeza kugubwa neza kandi komeza kugira ineza y'Imana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo dusoreze hano uca bugufi ngusengera, ukwiye imigisha uko ari itanu Imana ikugeneye uyizere mu izina rya Yesu Kristo. Hari Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Kwizera urarema. Aho uri hose wizere ijambo, humura, bigiye kumenyekana ko Uwiteka ari Imana. Ndasoza nkubaza ngo mbese waba ushaka ko bimenyekana? Hari ibyo urambiwe? Ese urashaka ko Imana ihindura ubuzima bwawe? Ese urashaka ko Imana ihindura amateka? Ese urashaka kwezi kubera kumugisha? Ese urashaka kuyimwa kubera umwaka w'ubutsinzi? Ese urashaka uba umumaro? Ese urashaka uba agaciro? Yandikira kuri commentaire. Yandikira aho ngaho muri comment aho ngaho nyandikira umbwire ngo pastor ndifuza kumenyekana. Dufite abantu benshi bagenda batwandikira, iyo wanyandikiye ndagusengera, ndagusabira umugisha, kandi ngavuga ati Imana uyu muntu yohereje ibyo arambiwe, uyu muntu yohereje ibyo ashaka kumenyekana, reka imenyekane ku Uwiteka ari Imana. Ndagira ngo utangarize, ni wizerera ijambo ukagira ibyo unyandikira, ukavuga ati pastor ndashaka ko nanjye imenyekana. Hari amashimwe Imana ishize mu buzima bwawe, hari amashimwe Imana ishize mu kanwa kawe. Cya bugufi ngusengera Imana, wizerera ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimye kuri Imana ifite imbaraga. Sengeye buri wese witegereje Mostyn Aroni
bari barushye kandi baremerewe. Unkurikiranye uwo ari we wese ararushya araremerewe, atunzwe n'amarira n'agahinda, atunzwe no kweba no kwiganyira, arabona isi musiga, arabona ubuzima bwanze, ariko kuko Imana yamuremye ntiyakira amahirwe ya kabiri ku buzima bwe, ntiyakira ubutabazi ku buzima bwe, ntiyakira amahoro ku buzima bwe, ntiyakire gusetswa ku buzima bwe. Reka uku kwezi kubera ukwezi kubyishimo, reka uyu mwaka ubera umwaka w'amahirwe, menyekane ku Iteka Imana. Iri jambo rihindure byinshi ku buzima bwe, rimuheshe kurama no gutera imbere. Urakoze Mana ko ubikoze, icyoro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwari kumwe na Prophet Robert mu kiganiro kivuga ngo nimenyekane ku Iteka Imana. Mubwa neza aho uri hose, ineza y'Imana ikomeze kubana nawe. Shalom shalom.